Ndabashimiye kandi ndabasuhuje, reka mbahe ikaze mwebwe mwese aho mudukurikiye muherereye, ikaze cyane. Ni inkuru rero navuga ko itari nziza itugezeho, aho umwe mu bahanuzi bari bazwi muri Kigali yashatse kwambura ubuzima umuryango we. Aho ni umugabo bita Bowaze. Bowaze ni umuhanuzi, ni umwe washyingiranwe n'umugore bita Berize. Iyi ikaba ari couple imwe yavuzweho cyane ku mbuga nkoranyambaga, biracika aho bavugaga bati aba bantu ntibakwiranye, bamwe bakavuga bati iby'Imana ikora mu bireke ibikore, abandi bakavuga bati icy'Imana yavuze ntawe ugihinyuza, abandi bakavuga bati rwose ntabwo bakwiranye. Ni imwe muri couple yagiye ivugwaho cyane cyane mu minsi yashize, ni Berize na Bowaze. Bowaze uyu akaba ari umwe mu bavugabutumwa bo kuri ADEPR ya Muhima, yakoze ubukwe rero na Berize, aho byari bikomeye cyane. Ubukwe bwavugishije benshi, bwahuruje itangazamakuru, aho umwe bavugaga bati oya uyu mukobwa ni mwiza cyane ntabwo agukwiriye, abandi bakavuga bati iby'Imana yatanze, icy'Imana yakuvuzeho kigomba gusohora uko waba umeze kose, abandi bakavuga bati oya uyu mugabo ni mugufi ntabwo akwiriye uyu mugore, ariko bo barikundaniye ndetse n'ubukwe buza gutaha. Abantu rero ntabwo wababuza kuvuga, bakomeje kugenda bavuga bati nyamara iyi nka utwaye, ayo ni amagambo yagiye avugirwa mu gikari ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, bakavuga bati iyi nka utwaye ni nziza ntabwo uzanywa amata yayo wenyine. Ibi ni ibyagiye bivugwa n'abantu bamwe, ubwo bashakaga kuvuga bati uyu mugore ni mwiza cyane, ni ukuri ntabwo uzamugendana wenyine, ntabwo uzamutunga wenyine. Ni kuri uyu rero mugoroba ku tariki ya 19, aho byagaragaye ko ku itariki ya 20, aho byagaragaye ko uyu mugabo yashatse gutwikira mu nzu we n'umwana we ndetse n'umugore we, ndetse nawe ubwe agashaka kwitwikira mu nzu. Icyabiteye rero bivugwa ko abahanuzi bamuhanuriye yuko umwana yabyaye, ubwo mu minsi yashize bari bibarutse umwana, gusa ntabwo basha kumenya ngo nimba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu. Bivugwa ko umuhanuzi yamuhanuriye ko umwana atari uwe. Uyu mugabo rero bikaba byaramubabaje cyane, akaba ariyo mpamvu yashatse kwiyambura ubuzima ndetse ngo abwambure n'umuryango we. Yatwitse inzu nawe ashaka guhiramo, gusa Imana yakinze ukuboko. Aba bose nta n'umwe wabashije kugira ikibazo mu gihe bagikurikiranwa n'abaganga. Mu bigenda bivugwa hirya no hino, abantu baribaza ati se uyu mujinya w'umuranduranzuzi watuma umuntu yiyambura ubuzima ndetse akabwambura n'uruhinja na mama warwo, rwaba rwateye n'iki? Ese ni ubuhanuzi? Iki ni ikibazo cyo kwizera ubuhanuzi ugakabya, cyangwa hari ibindi bimenyetso umugabo yabonye bigaragaza ko umwana koko atari uwe? Ese koko nubwo nta wabyemeza, biramutse ari byo, iki cyaba ari icyemezo cyiza cyo kwiyambura ubuzima, cyo kugirira nabi umuryango wawe? Kuko mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo umwana wavutse mu rugo aba ari uw'uwo mugabo. Tukibaza, hagakomeza kwibazwa impamvu uyu muvugabutumwa akaba n'umuhanuzi Bowaze yaba yaratekereje kwiyambura ubuzima ndetse akashaka no kubuvutsa umugore we Berize n'umwana wabo bari baheruka kwibaruka. Ni mu nkuru rero zagiye zikomeza kuvugwa cyane, abantu bavuga bongorerana ndetse byatangiye no gututumba ku mbuga nkoranyambaga, bishyirwa mu majwi ko hashobora kuba hari umwe mu banyamakuru bakomeye inda ivugwa ko ishobora kuba ari iye. Iki bikavuga ko gishobora kuba ari nacyo cyarakaje
uyu muhanuzi bita Bowazi. Gusa ntabwo twashyigikira iki gikorwa kigayitse yakoze, ni ukumugaya. Tuvuga tuti abantu mukanguke, abantu mube maso, nta mpamvu n'imwe yatuma wiyambura ubuzima, nta mpamvu n'imwe wituma ushobora kuvutsa umwana ubuzima cyangwa n'umubyeyi, kabone n'ubwo yaba atari uwawe, kabone n'ubwo waba ubizi ko atari wowe papa we. Gusa kuba yavutse mu rugo nyine ugomba kubyakira, nubwo tutabihamya ko ibyo bintu byabaye, gusa ni ibigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Iki kintu rero kikaba cyongeye gukora mu nkovu, aho bamwe mu bantu babikurikiranira hafi iyi showbiz yo mu Rwanda, abantu bagenda bavuga bati se aba bakozi b'Imana bagenda bavugwaho ibi bintu ni ukubera iki bigenda bivugwaho? Aha ni mu minsi mikeya aho indi nkuru y'umuvugabutumwa ukomeye cyane kuri YouTube uzwi ku Isaro TV, uwo nta wundi ni Elize, bivugwa ko hari amajwi ashobora kuba yarasohotse avuga ko yashakaga kujya mu bikorwa by'urukozasoni cyangwa by'ubusambanyi n'undi mugore. Ni ibintu byahuriranye cyane, tukabihuza n'ubuhanuzi bumaze iminsi bucicikana ku mbuga nkoranyambaga, bamwe mu bakozi b'Imana batambutsa bavuga bati ntacyo murabona, Imana iraje batwikurure, abantu mwitiriye izina ryayo mutayikorera by'ukuri. Imana iraje ibereke ko itari kumwe namwe, ibereke rubanda, ibabwire ko mutari abakozi bayo. Ibi ni ibintu rero bikomeje kwibazwaho, benshi bakavuga bati ni uguhaguruka tugasenga, bakavuga bati abantu biyitiriye izina ry'Imana nibo bakomeje kwandagaza abantu, bamwe bagakura benshi kuri Kristo, abandi bagakomeza kuvuga bati muri gutikisha izina ry'Imana. Reka rero dukomeze twihanganisha umubyeyi, twizere ko baraza kumera neza. Ndumva n'inzego z'umutekano zakora akazi kazo, kuko uku kwari ugushaka kwivutsa ubuzima ndetse no kuvutsa umwana ndetse n'umubyeyi ubuzima. Twavuga ngo rero icyo ari cyo cyose, icyaba cyose, impamvu iyo ari yo yose, nta mpamvu n'imwe yakwemerera kuvutsa mugenzi wawe ubuzima, nta mpamvu n'imwe yatuma ushaka kugirira nabi mugenzi wawe, kabone n'ubwo yaba yakubabaje bingana iki. Umujinya ujya ukoresha ibintu bitari byiza, ntukajye ufata decision warakaye, ntukajye ufata icyemezo warakaye ugikoreshejwe n'uburakari, kuko bifite kukuviramo ingaruka wazicuza ubuzima bwose, nk'uko turi kubibona kuri Bowazi. Uyu nguyu, iyi couple nababwiye ko yagarutsweho cyane mu mbuga nkoranyambaga. Turakomeza tugenda tureba aya mashusho uko byari byifashe. Ahasigaye nababwira ngo buri muntu wese asenge. Ubuhanuzi yego ni bwiza, turabwemera, ariko nanone wiburambirizaho umutima, wibushyiraho umutima, nawe isengere Imana ikwihishurire, Imana ikwiyereke, Imana ikwibwirire, utarinze kuvuga ngo umuhanuzi yambwiye. Twagiye twumva n'inkuru aho abahanuzi bahabwa amafaranga ngo hanura iki, ngo hanura uriya, ngo umusore ngo si uwawe, ngo hanura ko uriya mugabo mubana atari uwawe. Ubuhanuzi nabwo bw'iyi minsi n'abiyita abakozi b'Imana batangiye gukemangwa. Murasabwa ubushishozi, murasabwa gusenga mwisengeye, murasabwa kugira ngo Imana ibihishurire, mutarinze kwizera ubuhanuzi birenze uko mwakwizera ubwanyu. Ntihakagire ikibatandukanya, ntihakagire igituma ugirira nabi mugenzi wawe. Senga Imana izakwihishurire kandi iguhe ukuri nyako. Njye nababwira nti ciao ciao, mu gihe tugitegereje ibiri busohoke, inzego z'umutekano ubwo ziri bukora akazi kazo, iyi update tukajya tuyibagezaho. Murakoze cyane.
amasezerano ntahinduka amasezerano yawe mana ntahinduka 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 umugabo nanjye ndamwemera ayiwe n'umugabo nanjye ndamwemera